none kirenze nanagushakiye n'ahantu ukwiriye gukorera uwo muhango wo kumporoporeza umve yikuri gusuku nta n'ubushobozi wari ufite bwo gushaka dress bisa nkaho narirongoreye urebe aho mvuga ngo wenda rimwe hamwe na hamwe Jackie yaba yarahubutse ni gute umukobwa ajya kwishakira hatererwa ivi Jackie ubwe mwitangaza makuru yagiye yivugira kenshi katabana n'umusore ufite iki udafite amafaranga ariko ko no ukuri icya kabiri utazi jigijigi gahunda bari umuzimu ba mu bantu bakora muri salon de coiffure nta muri salon de coiffure ngo upfa gukomeza urukingirwa marembo bivuze ngo fondation nta yari ihari fondation y'ibintu bashakaga kubaka bari bafite yari ishingiye kuki nta kintu byari bishingiye iranirari natunguwe no kumva amagambo Jackie yasohoye mu kanwa adakwiriye gufata umuntu w'umugabo gusa kumuvuga karimbwa nimbwa korewe nawe ubwe nabashe kwitunga nabashe kurongora nabashe kugira gute uwo muntu abarimbwa Jackie aha warengereye warenze umurongo akababaro suko gakoresha ibintu tubirebera tukabiceceka umva ingaruka irangira ivuyemo mukanya nimba Jackie atukanye ku karubanda ntihagire igikorwa urumva haravumbuka nundi nawe avuge ngo ndabikoze kubera iki kubera ko na Jackie ntacyo yagize gute yatwawe ndagaye umujyana muri hafi ya Jackie ubone kamaro se afite marene ndese Jackie ubwe yarivugiye akimara gutererwa ivi arabango yaba nge ndumurara yaba na Steve n'umurara turabanaho kirara none ibyo yitangarije mwaye mutegereje iki kindi yavuze ko arabarara Jackie yarengereye uko yasabye imbabazi bamuha warning yongera garuka asaba imbabazi abanyarwanda yashatse inyungu kuri Steve amubiyani bamba icya gatatu Jackie yashatse kwitwara nk'uko yarasanzwe yitwara ari wenyine kandi bitagikunda bro Steve nawe kose wakoze rikomeye watubabaje nk'abantu b'abagabo ndabasuhuje kandi mbifurije ikaza aho muherereye hose ndabashimiye cyane kuba mwaraduhisemo turabakunda cyane namwe tuzi ko mukunda ibyo dukora turabashimiye rero abantu bari mu Rwanda bari mu hanze y'igihugu cy'u Rwanda abantu bose bari muri Amerika bari muri Oman abari mu birwa bya Seychelles tujya tubona message zanyu cyane turagarutse tugiye kuvuga utuntu n'utundi tugiye dutandukanye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyagiye bigarukwaho cyane ariko tugamije kugira ngo twubake societe twubake urubyiruko twubake abantu bajya ku nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga byagaragaye ko imbuga nkoranyambaga zahaye urubyiruko akazi zabavanye mu bushomeri tubayeho kubera zo ariko nanone ntitukirengagize ko hari ibyo dukoreraho bishobora kwangiza societe cyangwa bikangiza n'igihugu hari n'ibyo dukoreraho bishobora kumotiva umuntu bikavugiraho bimuvana bikagira naho bimugeza Bobo ndagushimiye cyane kandi nguhikaze umeze ute asante sana ameze neza cyane urashima Yesu aracyandinze yego ariko wambaye neza wa mupapa wa musore enyewe titira umpaye uyivanye ndakwifurije asante ndakwifurije buriya ariko buretse buriya ko kuba we ntibivuze ko ntago ari ibivugwa ahubwo bitewe n'imitekerereze so kutekereza ni kuri ushobora kuba uri umupapa ariko utarana yego buriya abapapa n'abantu bagira mind yagutse umuntu nakwitanda umeze ute papa abavuga ati you are big man ni respect kimwe nkuko ya muntu yakwita umusaza avuga ati uriya no umusaza abashyizeho Bobo hirya no hino ibintu bikomeje kuba ibindi turagaruka ku muntu bita Jackie ni icyamamare Jackie ni umukobwa wirwanyeho nkuko abantu babivuga gusa ibyo kwirwanaho abantu babivuga bitandukanye ubwo twabonaga atererwa ivi
abantu barishimye, ababyeyi bavuza impundu, abo bakoranaga ku mihanda baravuga bati reka reka kabaye icwende se karoga, abandi bakavuga bati ntimugatekereze umuntu ubwo yambikwaga impeta yo gusaba nimba azabera umugore Steve cyangwa Steven, bidateye kabiri sintekereza ko hashize n'ukwezi, ibyo ni ibirori byabereye muri The Keza Hotel, tugiye tubona impeta bayikuyemo bayifurashinze muri toilette, baratandukanye. Nicyo bivuze, bamwe bakavuga bati Steve yashakaga hit kuri Jackie, ariko sintekereza ko ari byo. Mu mboni zanjye yo mbona ko Steve yashakaga hit kuri Jackie akimara kumuterera ivi, nta kiganiro twigeze tubona bakorana, nta hantu twigeze tubona basohokana. Urukundo rwabayeho oya se kandi nawe naho uzize, hageze igihe cyo kujya gupropoza habayeho urukundo. buriya urukundo rwari ruhari, ntago wapropoza ahantu hatabaye urukundo. Bobo dusipaze ko urukundo rwabayeho, urebe aho mvuga ngo wenda rimwe hamwe na hamwe Jackie yaba yarahubutse, ni gute umukobwa ajya kwishakira hatererwa ivi? Ako n'ubwuzuzanye kugira ngo urebe icyashimisha mugenzi wawe, ibyo nta kikosa mbibonamo. Ese ubundi ko bahakanye ngo ntago babanaga, umuntu batabanaga sibyo, ajya gutererwa ivi abizi gute? Ese ko numvishije umusore yaba ntacyo yakoze muri abyitererwa ivi? Ntacyo yakoze no kuvuga aho biyakiye, aho babikoreye Jackie niwe washatse. Yego ibyo bariye numva ashobora na Gasuku namwumvisha amashu byakorewe kwa Gasuku, maybe kari Gasuku wabikoze sibyo? Yego. Ubundi nk'umukobwa agiye kwishyashyanira ngarongorwe, ubwo yaragiye kurongorwa cyangwa yaragiye kurongora? Uko wabyita kose abantu bose babanye buzuzanya, numva nta kibazo. Yereka nkubite mangura kuri ibi bintu, barimo barababaza abantu, barimo bararengera aho bigeze. Jackie, ni gute wifata ukajya imbere ya kamera ugatuka umuntu w'umugabo ukamwandagaza? Ubu uyu mwanya Jerry ndamutse ari nge yaza kuza kuba ari Steve wicaye, akavuga ati Jackie niki wenda si arya imbwa mu gitsina gore bayitanywe iki? Ntago mbizi, ntabwo nabivuga jewe, ntago mbizi ibyo bintu ntibikansohoke mu kanwa. Ntago mbizi ukuntu bayita rwose, sinkanabimenye. Noneho ibaza kuba uri umuntu w'umugabo utatinyuka kuvuga imbwa, ariko ngo imbwa ngo iba iri royo. Aya ni impere, ubundi abaye impere umwe. Ntabwo yo nzi rwose Bobo. Turagira ngo dufashe abantu kumva uburyo Jackie yari ameze na transformation abantu bari batangiye kumubonamo, n'abantu ukuntu bamuvugaga. Turibuka ko yigeze guhabwa agasopo cyangwa se nyirantarengwa n'ubuyobozi bwa RIB. Mani giye Jackie ndamuzi atarasara. Oya ntago yasaze nawe witukana. Ntabwo gusara rega biratandukanye. Ntago ari kwirukanka ku muhanda. Ubwo uramuzi ataraba uko abantu bamubonye, reka bari ko tubivuga. Mani yari umwana mwiza cyane. Hako n'ubu n'umwana mwiza. Rega ubwana bwiza ariko butarimo kubaha ntacyo bumaze. Ariko tekereza nk'ubu nje nkicara hano nkafata decision yo kwatuka umuntu mu mazina yabyo nkakoriye. Yego. Jackie ndamuzi hara mu birembo. Mu birembo bya Bumbogo. Yego, abantu bahaze ko benshi bakunze kuyita ariko ari Kinyinya. Ari haba. Yego. Muri iyo minsi yari ataragira, mbese yari akitonze cyane, ari umwari mwiza warambagiza. Jackie utuje, umeze neza,
kubyo nyine wambara neza mwahura mu muhanda ukarambagiza nk'inkumi ntihaciye kabirimo nk'icyumweru oya wenda nk'amezi nk'abiri Jackie ava mu birembo yimukira hano Nyabisindu munsi ya controle ubwo ni Nyagatovu hafi ajya kubana n'abandi badada ubwo n'abandi bakobwa yego aho rero niho yangiriye Jackie twajyaga tuvugana Jackie birangira ntakiri mu rwego rwo kuvugana nawe ubwo no kuvuga gute nese nari pasiteri we ahita ahinduka umunyamihanda ubwo yahise akwihisha ariko nubwo ntimusesengure ngo twavugana twari inshuti bisanzwe abantu barabyunuma bisanzwe abantu bakuru regare abantu twari inshuti bisanzwe impamvu mpereye aha natangajwe no kuba natangiye kugenda asohora amafoto y'ubwambure bwe wabifashe ute bitewe n'ukuntu wari umuzi naratunguwe n'abantu ntago ari Jackie nsanzwe nzi mu birembo cyangwa ahandi Jackie tubasha kuvugana Jackie arambwira ati ariko se bro ubuzima life nta mama nta data nta murumuna nta mukuru ako se abantu bose badafite ababyeyi cyangwa baruhijwe n'ubuzima solution n'ukwi solution iriya urambaza iki uragira ngo mbehone niyo magambo yagusubije kubaho se ni ukubaho wambaye ubusa ni ukubaho urara mu bubari ni ukubaho wabaye indaya reka tuvuge ngo hoya tubwira n'urundi rubyiruko rubayeho muri ubwo buzima kuba bitameze neza uyu munsi ntabwo ari igisubizo cyo kujya mu muhanda yego si igisubizo cyo kwicuruza si igisubizo cyo kwishora mu biyobyabwenge yego si n'igisubizo cyo kwishora si n'igisubizo cyo kuvuga ngo mfashe umwanzuro wo kwambara ubusa kugira ngo mbe umusitari okay sobwa no kuba umusitari cyangwa haba hari n'ibindi bikurikiyeho regane cyo koza Jackie we avuga ko ari ubusitari bufite amafaranga so ubusitari bwa hiti bufite amafaranga ubwo turabihuza n'ibyo twagiye tumubonamo ubu video vixen kuba wagaragara mu ndirimbo z'abahanzi runaka nawe ubwize yego akwize zaje nyuma okay arazamutse tubona bihako bisa nk'ibyamuhiriye Jackie byaramuhiriye kuko uko yasaga icyo gihe si kwa suba pe wabihamya ndabihamya ubuzima bwarahindutse se abantu bwaramuhiriye bwaramuhiriye ntago yabigiyemo ngo bimupfira ubusa bwaramuhiriye arazamutse tukomeje kumubona yego ejo bundi rero nongeye kwishima ariko Jackie twari tutakivugana yego ejo bundi rero nongeye kwishima ate wishimiye iki nishimye kubona ko Jackie yababonye sheri agiye kumva monaje kwa Gasuku ega sheri na fiance n'abantu batandukanye agiye kumva baje kwa Gasuku atubu ngiye mfite umusheri ntikake ni bya Jackie ariko muri iyo minsi Jackie akaba yari amaze iminsi yarabuze kuri iyi mihanda kumbi ngira ngo wenda ni ya oningi yahawe ngira ngo ni kwa kubwirwa ngo gasopo yego turavuga ati rya somo Dr. Biteri Murangira yatanze sha mwana mwiza ryarumvishwe yego ndetse ko tunamwemera aremewe cyane rwose ari mu kazi ke neza yatanze isomo rirasomeka rirumvwa kumbe umusista yuko afite uwagize gute wamwokibye
yego cyane haciyeho kabiri mbona yabaye tambuneri ewana ku binyamakuru byose ku mituku imituku ni ukuvuga yari yambaye imituku ikanzu y'umutuku ubwo ni Steve yateye ivi yego mbona yabaye tambuneri ndavuga ntawe Imana ishimwe njyewe nayo nishimiye yuko abonye umuntu umwokipa bya bintu byose yararimo agiye abivuyemo mane kuko iyo washinze urugo ububaye uwundi ubugeze mu kindi cyiciro gitandukanye bigusaba kugira imico wimwe ureka n'indi wadapta ukayiga kandi ukayigenderaho nguha ingero yego banores bakiri abakobwa birirwaga bari muri iyi mihanda nubwo nta mabi bakoraga cyangwa ibintu bavugaga bibi ariko twarababonaga isaha ku isaha ako this time Knowless wari waherutse kumubona mu bintu mu itangazamakuru cyane wari wabona asohora indirimbo uko yiboneye why afite izindi nshingano zimwokipa turavuga ati imihanda iraruhutse Jackie ntazongera kwita abantu imbwa ariko imihanda yari kwitera irungu tugize Imana ari ibintu biba abantu bakiruhutsa atawe ntago azongera kwita abantu iki imbwa bibayeho tutegereze save the date twari tutangiye gushaka uburyo dushaka amabuye ya kamera ngo zitazashiramo umuriro kubukwesha nje birambabaje rwose nshaka kuzabona Jackie yambaye ikanzu y'umweru ari mu gatimba ngo ndebe ukuntu bizaba bimera yego nje nshaka kuzareba ukuntu mu gatimba azaba ameze umunsi Jackie araka nabonye nizuye telefone yo kakiriyo narangiye kwibage akanabonye umuntu ndabivuga ko yaragapostinze Jad yagize atya avuga ati ku bukwe bwa DJ Brian ako Jad iri gitangaza yagize atya yari yapostinze akantu urumva narakabonye imbwiza yirukanka ihiti ikururimye amakanzu yose aravuga ati sinkumenye ni nka imbwa yakavuze ati sinkumenyereye wambaye gutya gumuko wamye nkuzi yanyije nikanga mu bukwe bwa DJ Brian nuku ubwo rero umunsi w'ubukwe bwa Jackie ntago nzi uko bizaba bimeze noneho urumva noneho birangije dutegereje ubukwe rwose amakamera twari turimo turagura amabatiri mashyashya tuvuga tuti tuzafotora pe ngo uwo munsi ubu twari tugiye no gushaka uburyo tugura amarawuta y'ama internet agendanwa ngo buri kabaye kose tujye dusohora oya niko byakagombye kugenda rwose ko yabaye cyamamare pe ko Jackie anzamukanye vuba urumva ariko hashize umwanya byuko umunsi umwe mbona utuvidewo ducicikana n'amasitatazi atamusingo bibaze habaye iki Jackie araceceka gusa kariya kantu Jackie yakoze neza hamwe ndibuza kugira icyo ngaya Steve nawe hashize umwanya numva space yakozwe iriya space yavugiwemo amagambo akakaye imbwa itazi n'iki ntago bira bintu nari niteze ko byavugwa muri iki kirori cya Jackie Jerry sinzi ibintu urimo ariko ndahari ntago nari mbyiteze none se umuntu yakwibaza ngo
ikigaragara hakurikijwe n'ama screenshot ya Steve yandikira Jackie ubona ko umutipe nubwo byaba byari prank ariko yatakayemo kuko yasabaga imbabazi avuga ati nta mpamvu yo gukomeza ibi bintu ngo dushwane twakabiganiriyeho ariko rero amungana urukundo narwo je nari postingiye kuri status zanjye abaza ngo munsobanurire nibagiwe urukundo ni iki bamwate ni ukuri ndagira ku bwonko abandi ati ni igihe umwe yasaze n'undi akaba yasaze bagasarana bavuze ibintu bitandukanye nsanga abantu majority no gusara bafite depression y'urukundo urukundo ni rwiza manze nyumve bafite depression y'urukundo rwarabasagutse rwarabarenze ni ukuri ko Imana uyu mwanya bafasha abantu akajya kubapimisha mu mitekerereze mu kigo bagira imitekerereze nimba kiriho urumva basanga majorite y'urubyiruko abantu bakiri hasi y'imyaka 35 bafite depression imitekerereze yabo yarashize kubera iki kubera urukundo yego icyo bita urukundo ariko dore impamvu icyo bita urukundo si cyo rusi rwo rukundo icyo abantu bavuze ko ari urukundo yego ntago ariko abantu bifata nk'urukundo abantu bibwiye ko urukundo ari ugupfa kwirukanka gusa yego barugiyemo ko biboneye rurabakomeretsa rubatera igikomere kurenza uko bari tugaruke ku bintu Jackie yavuze Steven rero Steve ashobora kuba aya ni Steven ni Steve wawe uyu mwanya ni Steven oya ni Steve izina nta mpamvu izina si cyo kibazo cyambere nuko buri muntu amenya uwo ari we ni Steve nkuko we ari Jackie ese irindi zina rya Jackie niri ntago ndizi ntago wariyoberwa ntago ngiyibuka okay Mike yagusetse Mike zaremewe mu cameraman wakamejeje muhamagare Mike musore uvuga make musore witonda azi gufotora byatari kangayari ni kanga 899 gatandatu 8 5 ubwo ukeneye video nziza ifoto y'uruhehemuri tagira manuza call Mike hamagara iyo nimero kuri Mike arahita bigukorera n'umusore rwose n'umugabo nako mo papa wakiye noneho yego uyu Steve uko mbibona yahuye na Jack afite depression y'urukundo ariko rero buretse Steve akora kwa rubangura mu bintu bye musatsi y'abagora azi gutunganya hair buretse hari ikibazo nshaka kwibaza azi gutunganya imisatsi kwa rubangura no muri iki gihugu gafite amasaro no hanze nta mugore utamuzi kandi abantu nk'abariya bahura n'igitsina gore benshi yego mu bagore bose n'abakobwa bamunyuze imbere akamubwira icyo yari Jack yarushije abandi yarebye Jack aravuga ati ewan ahaho ubicyo yarushije Jack abandi burya bajya baca umugani ngo ukurusha inyama gutwara imbwa ubwo se nukuvuga ngo iki urumva Steve ashobora kuba yarahuye na Jackie afite depression y'urukundo ari ndafite depression Steve yarababajwe mbese mu kubabazwa kwe tuvuge ngo mu rukundo burya mu kubabazwa mu rukundo ni igihe utahawe keya ukwiriye ubundi urukundo ntago ari amagambo ni vitendo urukundo ni ibikorwa urukundo ni n'uburyo witabwaho noneho ahura na Jackie wabizobereyemo mu kwita ku bagabo yes kandi wabigize umwuga ako popo urumva ahuye na Jackie wabigize bizobereyemo kwita abagabo ku bagabo uzi kubafata uzi kubakoraho neza rikaka uzi kubakuyakuya uzi kubapfumbata neza Steve aravuga ataha niho nashakaga naye narabuze ni wowe rukundo nari negereje
mu busore bwanjye. Indirimbo ibirazamutse y'amazamuka. Steve aravuga ati wa muyaga w'agashyururu. Steve ati ni hano. Ariko hari umuntu numvanye aravuga ati iriya mpeta bafurashinze ntabwo ari cyo. Cyo kukuntu akunda umufungo. Boretse. Ntabwo yafata aya mafaranga nk'ariya ngo ayafurashinge papa. Boretse. Zimeta boretse. Ubwo nyine babigiyemo waguyemo ramwoshyosheje wenda uwo munsi bahura sinzi uburyo bahuyemo sinzi nuko basangiye sinzi n'icyashukishije Jackie kubera iki Jackie ubwe mu itangazamakuru yagiye yivugira kenshi katabana n'umusore ufite iki udafite amafaranga ariko ko nukuri icya kabiri utazi jigijigi gahunda ngo ayinononsore fresh yarabyivugiye ngo atotore neza ana gutotora imiteja iyo utavanye turayiramizi neza mu biryo byanze bikunze karaguhagama nyine tazi gutotora neza yagiye abitangaza kenshi Steve ntago ari mushyashya mu Rwanda sinamushyashya muri media ko dore ko ari n'umuhanzi burya n'umuhanzi afite indirimbo n'abantu bakomeye yego ariko afite n'ikofi yubatse ikintu bita ikofi ndetse na business ariko burya ngo ari umudaza kujya ngo ari umuzimu ba mu bantu bakora muri salon de coiffure nta moko muri salon de coiffure ngo upfa gukomeza urukingirwa amarembo yewe ni nakari gaciyemo nihitiraga ntimuntera amabuye uyu Steve bivuze ko yahuye na Jackie ababaye Keya kurusha ibindi byose Keya rero Jackie amwitayeho agwamo yego aguyemo urumva nyine biratangira birakominikana ntituzi igihe bamaranye ntabwo tuzi tariki bahuriyeho ntabwo ntituzi n'umunsi gusa Jackie yatangiye kugenda bura turibaza se Jackie ni kuri ya warning murangira yamuhaye ariko byari n'uburyo bwiza bwo kwitekerezaho yongera kugaruka mu biganiro adatukana adashitingana yego yaraje mu kiganiro numva yarakikoreye kwa Gasuku aratangaza ati mfite sheri ubu mfite umugabo turanabana yarabivuze kwa Gasuku kuri ya content yabo ngo ni Kabyinde amazina aragwira ko turi kuri Kabyinde era Kabyinde nayo aragwira Gasuka remewe ariko ako sha yego noneho yitangarije ko afite sheri tubona nyine muri iyo minsi ntari gutukana ntari gukora ibiganiro byinshi asa n'uwatuje bwa bushagaga bwarashize arangije hakeye nyine bamuterera ivu hadashize ukwezi muri ino minsi nta kwezi kwari gushize nta kwezi kwari gushize kwaburagaho iminsi baba baratandukanye bivuze ngo fondasiyo nta yari ihari fondasiyo y'ibintu bashakaga kubaka bari bafite yari ishingiye kuki nta kintu byari bishingiye irari Jackie wasanga Steve yaramwiheraga ku ifungo akavuga ati uyu mujama ni sawa nawe Steve nawe Jackie akamwuhagira fresh kavuga ati none ahaho simpava urumva ariko ngo Steve ngo uretse uri muranyirukansa ni kofi gusa turi kwikofu uyu mwanya ariko arayafite birangije tubona baravuze ngo wapi noneho tubona amajwi Binovia wakoranaga na Jackie cyane baje gutandukana ariko ngo Binovia yashakaga kumwuririraho ngo amuriraho hit Binovia wanaga nta hit afite yafite nese ari Jackie na Binovia wageze muri media bwa meninde ngo noneho reka turebe indirimbo bakoranye na Jackie turebe na nyuma yuko batandukanye na Jackie
indirimbo turebe uburyo zagiye zigaragara. Orega I know hari umuntu ushobora kuvumbuka uyu munsi urumva uyu munsi yavumbuka gusa akabafasha isi cyane. Jackie afite frame ndabyemera. Yego. Oya Jackie rwose mu bakobwa biyemeje gahunda arimo siko Jackie arimo aranyura no kuri basha Dibu akareka ba Marina twarababuze akareka muri femme ya muzika naringize ubwo narinyobeye ibyo uri kuvuga urumva etse ko arantu twagiye nyine tukumva uko byagenze ntago mbizi. Yego. Jackie kuba yazamura indirimbo n'uyu mwanya ucunga urebe views zihari umuntu ufite views nkeya shape Jackie yaramenyekanye. Yego. Ariko ikibabaje yamenyekanye nyine mu buryo butandukanye n'ubwo umwari ukwiriye u Rwanda. Nibyo ngira ngo duhuze kuko ibiganiro dukora turagira ngo ibyo dukorera hano bigira impact ku babireba ndetse no kuri twebwe ubwacu twabikoze cyane. Okay. Twumva Binovia na nuriya muja Mastivo basohoye amajwi. Yego. Kuri Space. Oya. Space yabaye nyuma. Space yabaye mbereho. Yabaye nijoro ibiganiro Steve nanuza na Binovia. Oya. Amajwi yasohotse mbere. Yasohotse mbere ari no yateje kubaho Space. Bibaza ariko iyo Space Godfather nago yarayiriho ni Dumba na buri nguni sijamenya kubatandukanya bakorera live kuri Instagram. Yego. Ni live ya Instagram. Yego. Ntago ira Space ya Godfather urumva. Twumva amajwi by'ukuntu Steve yabwiraga asabara isi yabiyaganuza Binovia. Sinzi wawe yabihaga amabwira uburyo yananiranye uburyo wamucyurira ngo ni umutunze. Ni Binovia se cyangwa ni Kamaro? Sinzi hagati ya Kamaro cyangwa Kamaro yasora ari amajwi ntago yabikora ahubwo Binovia we yabikora. Ni Binovia wayasohoye akase gukuntu byagenze n'ibiki byose ntago twabisubira ntago tushaka kubigiyamo tureka twigira mu bihari nibwo Binovia yahise onakorana ikiganiro na Steve cyeruye kuri kamera babisobanura point. Gusa icyo kiganiro nta gutukana byabonetsemo. Oya cyari ikiganiro cyiyubashye cyo kugaragaza ko Jackie yigize nabi ingari. Jackie nibwo bayisagaragara Space live ya Instagram ya Dumba. Yego. Aravuga ati Dumba uranzi cyane uranzi uzu uburyohe bwanjye ati none rero uyu Steve wapi njyewe wapi pe we yahise abyivugira byose. ngo bimeze wari wafataga koni fataga koni ukaraga mu kirere. Kamarade namwumvise atanga urugero avuga ati umuntu ntago yabavuye gukenera ku kibuga ngo ajye mu mahoro ntago bibaho ari wenyine. Ati nigimenyi nararwaye ndashize ndapfuye majwi barayumvisha ntago napfa kubisubiramo mu kanwa k'umutambyi. Nta mutambyi wasubiramo bira bintu wapi asije ubyibuka ko umutambyi. Dawidi arakomeza aratamba. Yego. Ndibaza why? Okay, ndavuga nti it's okay. Wenda irarangiye. Dore ikinteye gukora iki kiganiro. Yego. Naraye nasinziriye. Ni press conference nago nabyita ikiganiro. Yego.
ni press conference yaraye akoranye n'itangazamakuru ewana yarihuruje ntabwo numvise ibyavugiwemo natashye buri mu ntinze YouTuber wese muri iki gihugu wa hafi mu wa Kigali yarahari maze na The Choice nayibonye ahari abahasho bitewe bitewe n'ahantu twari turi hari itangazamakuru ryinshi ubwo ryahavuye rihita rikomerezaho ari kumwe na Kamaro we ntago basigana amufata nka brother we ngo umwe n'umukobwa undi n'umubyeyi ubwo mubyeyi ni Kamaro ubwo ni father and daughter mukobwa we maremewe natunguwe no kumva amagambo Jackie yasohoye mu kanwa adakwiriye gufata umuntu w'umugabo man nababaye tagira ngo ndakubeshya Jackie aha warengereye warenze umurongo akababaro suko gakoresha ntagaruko warengereye hako se nibo ba mbere baba batandukanye n'ubukwe burapfa n'ababana baratandukana ntabwo nje byambayeho ako buri wese akagira respect agomba undi mu ndangagaciro za kinyarwanda mu ndangagaciro z'abaturage uko mukeneye kumva umuntu akaza kagutobanga niga ukamera nk'ubu akaza nakajagari mu biryo wamugari nuguteza akajagari mu gitsina cy'abantu akagateza akajagari mu gitsina cyanjye sha uretse ndakurega urafungwa kirenze kukubaha ngagukunda mu bukene bwawe mu butindi bwawe niki seraho neza gutya icyubahiro kindi warukeneye ko nzagupfukamira ntabyo ubonye njyewe ntabwo ndi umucakara w'abana b'abantu ngenda ubu umukozi ngenda akora ngakorera ipinda ngatanga amenya nari ruhiye ariko umwana w'umuntu ntago azaza kumindura umucakara urumva ntago impeta wari waranyambitse ndaje nyite muri tuwarete nunayikenera uzagira ufata akaboko ukayoreshe mu mabyi uyikureyo si Jackie ko warakaye cyane yewe Jackie nta mikino ngira nakubwiye ngo wanyigagaho nanjye nkwigaho utazanagira ngo ngiye nzicuza kuba ngiye wanamenyanye nawe ngiye nzicuza abanyarwanda nagiye nkacurika nkavuga ngo ndi mu rukundo nta ruhari nkavuga ngo ndi mu rukundo nta ruhari bahiro uri imana nziza wakoze kumfasha kuko gukora divorce n'umuntu imyaka 5 sinari kuzayihanganira Yesu we ari kuba naragoye narazanye iminkanyari narabaye umucecuru nyiri umwana ndakurahiye ari kuba narabaye umwana nako umucecuru nyiri umwana I'm very single nta muntu kamara mu buzima bwanjye okay byose birashatse warekeraho bobo tumaze kumva ibihagije oya iki ni ikiganiro yakoranye na Iris yego ariko buretse umbe nuza none se bobo reka ngewe Jackie muranzi aha ne ugushyingura ariko ngewe cyambabaje cyane kurusha ibindi byose urumva wumvaga yina mfite ni ibitutsi yatutse uyu mugabo ngewe Jackie afite ikosa yego abemeye ko bitambuka se nabo tuze kubageraho buretse amafaranga ntazatwambura ubumuntu bobo siko ubibona byararangiye ahubwo arabivuze uratangaye yego ariko ntubikaze koramo wowe aratukanye uratanganye uravuze ngo ntibikwiye ariko urabiretse biratambutse ababaye bro ni gute umuntu w'umukobwa ntukigeraho ndendebere ahari gutukana niho nshaka nahabuze ntabwo mpashaka giye ni gute umuntu w'umukobwa umuntu mwararanye mu buriri umuntu mwaryamanye wakubonye ntacyo wambaye umuntu wakubonye ntacyo wambaye yego utinyuka guhita uhindukira ngo nimbwa nyakabwana yego kari ikibazo gikomeye ese nkomezeje gutya rero nanjye nshobora kurangira mvuze ibintu bitari bobo nari nkiri kuvuga nti yatukanye yego
kuba yatukanye ni sawa, nta televiziyo ya streaming live yari ihari, habaho uburyo bwa editing, nibyo bahora bavuga. Kuki abo bantu bo bemeye ko bihita? show ikaboneka gute? Amafaranga akaboneka gute? Views nkayibona nte? Hanyuma ubu biratujyana hehe? Ubu muntu butuguranisha amafaranga Mwirimbukiro. wabyumvise we byamufashije iki? Yabwo se buri ibaze nk'umubyeyi. Urubyiruko rw'abakobwa rwabyumvise ruravuga ruti nimba nta cyakozwe okay natwe tukanese. Ibi bintu nitubirebera gutya tukabiceceka. Hari amagambo adakwiye gukoreshwa. Urumva ibi nitubirebera tukabiceceka, umva ingaruka irangira ivuyemo. Mukanya nimba Jackie atukanye ku karubanda ntihagire igikorwa, urumva haravumbuka nundi nawe avuge ngo ndabikoze. Kubera iki? Kubera ko na Jackie ntacyo yagize gute? Yatwawe. Kandi ibi bintu bigize kwandagaza umuco nyarwanda n'imbonezabupfura. Ijambo imbonezabupfura, hari ibivugirwa ku karubanda, ari n'ibitavugirwa hehe? Ku karubanda. Uyu mwanya muri leta cyangwa mu Rwanda izo manza nagiye nzijyamo kenshi, ugusanga umudamu ayareza umugabo ko atubahiriza gahunda zo mu cyumba cyangwa se zo mu buriri, bigize icyaha. Umugabo arahanwa kuko nizo nshingano. Uravuga uti yaba ari Steve wabivuze yari kuba yahanwa? Yaba ari Steve wabivuze ukajya ku karubanda ukandagaza ariya magambo, ariko gutuma umuntu utinyuka ngo nimbwa nyakabwana ngo huhu akarenzaho sako karimo ngo yashyize akajagari mu biryo, ngo yamugize ate? abakobwa noneho tugiye gutinya gutereta. Noneho Bobo reka nkubaze nk'umuntu ukoresha social media, uri ku ma platform atandukanye. Yego ni byiza biradutunze, yego bidutunze kuko hari icyo tubikuraho, ariko se bitwambura ubumuntu twishimire kuha abantu ibintu by'uburozi gutyo ibitutsi tubireke bigende ntitubikate? Kuki twakagombye abantu bose ndabagaya batumye ibi bitutsi bitambuka bakagombye kubikata? Wavuze ngo bashaka show, bakagombye kuba babikasemo. Yewe interanya n'abanyamakuru. Oya ndi kwibaza, ntabwo ndi kuguteranya nabo. Nibereye kuri Jackie bitangazamakuru bundetse. Ahubwo mwibaza Jackie yari yanyweye iki yabanje kugaburirwa ibiki? Jackie agira cano. Ase wandetse. Jackie agira cano. Cano nanjye ndayifite, niyo mpamvu turi kumuvuga. Okay. Yese kuri BigTown ntago babireba. Bobo. Tujye kutushaka kunjugunya. Ntago nakujugunye ndacyagufashe. Wandetse gwatse kuna mu mwobo. Abanyamakuru bakoze icyo bashinzwe. Oya. Ahubwo Jackie uwo ngaya. Oya. Umujyanama muri hafi. Oya, hari ibyo bashinzwe batujuje neza. Okay, bwibyo ntago nyenshi. Ni ngewe uri kubivuga rega. Murebe Jerry. Ibyo batuje neza ntago mbizi, sinzi ikitegeko rigena kuri ibyo. Urumva? N'inama zose witabiriye. Ariko icyo ngaya ndagaye umujyanama muri hafi ya Jackie. Uwo ni Kamaro se? Afite marene ndese. Marene witwa. Afite marene witwa Atani. Atani we. Ni umugore wa Kamaro. Igose? Atani. Ntabwo ni umugore cyane umukobwa. Atani ni umugabo akorana na Gasuku cyane. Mukobwa ufite Atani ni wa mukobwa akoranye ikiganiro ku rukiko yakafungwa. Niwe marene. Ayi wewe. Niwe mujyanama. Ese ntabwo wabonye ikiganiro yakoranye na Jackie wo kunuza ku kwezi hamwe na Gasaro muri ririya joro? Ayiwe. Marene wa Jackie avati turababaye. None nimba uri marene, marene b'i Kigali bifoto. Marene w'imihanda. Si kwifoto se. Yeze n'abanyamihanda. Ariko
tujye tureka kurenganya abantu. Jackie ubwe yarivugiye akimara gutererwa ivi. Aravuga ngo yaba nge ndi umurara, yaba na Steve n'umurara turabanaho kirara. Haleluya. Tavuga nka mina. Ndanze. None ibyo yitangarije mwaye mutegereje iki kindi yavuze ko ari abarara. Tubwizanye ukuri. Kindi mwaye mutegereje ubundi ni iki? Shayarabe ni ibintu. Tangiye kwitangariza ngo nabarara. Ubu burara buzagereza. So, icyo ngaya rero wenda ntanatina. Yego tugana ku musozo tugere no ku nama. Jackie yarengereye. Uko yasabye imbabazi bamuha warning. Yongera agaruka asaba imbabazi abanyarwanda. Ariko anahinduke gusaba imbabazi ntago bihagije. Abantu abagabo uko yabasa kose uko yameze kose no kubahwa. Oya yabo umugabo ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose kikwiye kubahwa. Izabereye mu bwiru bwawe nawe mu cyumba. Biza hano kuri kamera gute? Biza kuri kamera gute? Icya gatatu tuvugisha ukuri. Jackie yagiye gutwemera gutererwa ivi atarumva ubunurire bwa Steve. Kandi yakubwiye ko akajagari se bwa mbere ataratererwa ivi yaraje aravuga ngo barabana. Tugarura ibiganiro. Sanga agatwiko. Yabanaga n'utagira. Hari ukuntu wihangana bitewe n'ibiceri. Wamagana. Ibiceri nyine sinakubwiye se ko ibiceri ari musema kweri. Bihindutse gute akajagari yemeye kujya gutererwa ivi atarabanje kumenya uko bimeze. Ahubwo ikigaragara cyo yashatse inyungu kuri Steve. Steve amubeyani bamba. Icya gatatu Jackie yashatse kwitwara nk'uko yarasanzwe yitwara ari wenyine kandi bitagikunda bro. Nanjye ari ngewe nkuvanye imihanda ntago akongera kwitwara uko ari witwaraga. Why? Ni inshingano z'umugabo kugira autorité. Turemwe mu budahangarwa. Hako nanone tugaruke kuri Steve ashobora kuba yaramukandamije. Reka nsoreze kuri Steve rero. Akamukandamiza ati ndagutunze ninjye ukumenyera buri kimwe kora iki akamukandamiza. Jack akabura uko ahumeka akavuga ati bisina bimenyere. Zarangiye tumenye ko Jackie ari we ngo aguriye Steve uburiri ngo bwari abantu nka 5. Jackie se amafaranga yakoye he? Akagaya Steve ko yiyemeraga ko afite amafaranga nayo. Jackie yakomeje kuba mu nzu y'icyumba na saro kandi barabanaga ariko tubwira ni yarabyivugiraga nge ntago nabyemeye. Uri gukotinga ahubwo ndakukotinga. Okay. None yongeye kugaruka bango ntibabanaga cyo koza barasuranaga umwe akagiye undi akamara y'iminsi. Ama visit. Yego. Ni hema ryibonanira. Ni externe. Yego. Ni externe. Bigaga bataha. Yego. Bakundanaga bataha. Okay. Oya no kwigana ko bizaba. Biganaga uburyo bazabana umwe ataha undi ataha. Umwe ataha. Ariko bakageza agafata iminsi ya interna. Iminsi miki. Nk'ibiri cyangwa 5. Yego, cyangwa 5. Steve nawe ko se wakoze rikomeye watubabaje nk'abantu b'abagabo. Tagira ngo nakuretse. Yicecekera. Steve iyo uzi ukicecekera ukinumira. Jewe hano mbabarije wambabaje Steve nawe nk'abantu b'abagabo uradutengushye. Yo ceceka rwose ntaze kwisobanura. Steve nuza aragushutse Binovia yamushutse pe. Yagushutse. Ndashobora kuba nafite ko twaripimishije. Ni muzima cyo gukuza ikintu afitemo kimwe. Ari uburwayi bigeze kumushinja bwo naramusanganye. Wowe ntabwo ni jihadi yamushinjaga. Imitezi. Iki? Cyakira ko mutezi cyane. Uwo mugabo ngo ahisa bivanga. Steve. Oya rwose. Urambabaje. Turamugaye. Ndumva bose n'abanyamakosa. N'abanyamakosa. Ahantu ukoza amakosa mabi. N'abanyamakosa. Steve oya. N'abanyamakosa bose. Oya. Nimba umugore azanye urugo hanze nawe urangije uzanye urugo. Nsanze bose ari bamwe. Shanze guse no.
bose bya bindi Jackie yavugaga ati ndi ikirara na Steve ni ikirara bose ni ibirara ni bamwe munshakira agatebo tubajugunyemo bose dushyiremo hamwe bose bakwiriye kujyanwa mu ngando guhugurwa bakiga uburere mboneragihugu mbonezabupfura bakiga imibanire n'abandi koko bagasengerwa hakenewe abanyamavuta hano hantu Jackie nubwo yavuze ko utazi gahunda yigeze avuga uburwayi ufite urumva umwe yaramukubise hano undi nawe azana ikimukubita hasi nko gukaraga urutoki mu kirere ariko se ngo uramutse udashye ngo akayiko k'amazi mu kivu ngo ntacyo byamara ahubwo reka nkubaze ubundi reka tujye tubwiza ntacyo byamara rwose niyo wadahije reka hari abantu rero baba baranyuma kandi baribabaje ubundi yabonaga Jackie tubara imyaka amaze muri uyu mwuga wo kwita ku bagabo undi nawe yamaze undi mwuga wo kwita ku bagore ariko mu misatsi ariko mubwiza ariko no Jackie we akeneye kwitabwaho ahantu hose inyuma n'imbere ase neza kandi anarye neza nibyo turi kuvuga. Nimba uko yari afite amafaranga yaza guha Jackie ibyo akeneye byose Jackie ntiyari kugenda. Jackie reka nsoreze kuri aka kantu. Icyo mbona cyo muri ibi bintu. Jackie suko arongorwa nabi. Kuko yajya handi. Unyumve neza. Jackie ibyo yari yiteze muri Steve ntiyabibonye. Cya kabiri mucunge neza ko Steve ataba yariraririye kuri Jackie. Abajamari je tuyatwirarira mu byo dufite kandi tudafite. Ariko baba ikintu bita urukundo arakizi. Uranyumva? Kandi Jackie nta rukundo namba. Dusoreza nta rukundo namba. Ubwo kuva na mbere nta rwari ruhari. Okay. Murakoze. Inama ntago twasoza tutavuze inama kubareba naba rero mu bintu nabeshya ngo nukugira inama. Buri wese akora uko atekereza. Yicungire ariko ntibikwiye ko bari b'u Rwanda gutukana mu ruhame, bari b'u Rwanda bashyirana hanze ku muntu mwabanye, ku muntu mwakundanye, bigume hagati yawe nta mpamvu. Bakobwa mu nyumve mureke gukinisha amarangamutima y'abagabo. Abasore bareke gukinisha amarangamutima, mureke gukinisha amarangamutima y'abakobwa. Tunasoreza aho ngaho, ndagushimiye cyane Bobo. Sawa.